Geriseni, umaze iminsi wibaza cyangwa se uri kwibaza impamvu ibihumbi 50 wakoreshaga mu gihe cyashize ubu ngubu bitarimo biraguhaza, birimo birakubana bikeya. Ibyo ngibyo biterwa n'ikintu twita inflation. Inflation ni izamuka ry'ibiciro bitewe n'ukuntu mu gihugu bimeze. Ubu tuvugana urumva ibiciro byarazamutse cyane. Ubu tuvugana inflation yo mu Rwanda igeze ku 8.9, hafi 9. Bivuze ngo iki? Urasabwa kumenya inflation ni iki, ni gute wayitwaramo mbere y'uko uhomba. Ubu tuvugana hari video nasohoye, urakanda kuri link iri hasi muri description ujye kure inflation ni iki, iri gukora iki mu gihugu, kubera iki mu Rwanda ibiciro byazamutse. Numara kubimenya harimo n'uburyo n'icyo usabwa gukora kugira ngo udahomba, kuko uraza guhomba amafaranga menshi nugomeza gukoresha amafaranga nk'uko wayakoreshaga. Uraza guhomba amafaranga menshi nta hantu uri bujye. Wikoresha amafaranga nk'ahatari imitsi yawe. Amafaranga it's your blood. Koresha amafaranga yawe nkaho urimo urakoresha iminsi n'igihe uyataho utarayabona. Ni ukuvuga ngo jya kuri YouTube channel urandikamo Farm Mindset, uri kuyibona hasi, urahita ubona channel ya Farm Mindset uyinjiremo, hanyuma urebe video ya mbere ivuga kuri inflation, umenye icyo ugiye gukora n'icyo usabwa ku mafaranga yawe, cyangwa se ukore kuri link iri hasi muri description video yasohotse. Ikindi kintu